nishimira ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ndakwiriye. Haleluya, haleluya, haleluya. Abana mwe muraho hobe. Imana irabakunda. Uyu munsi ndagira ngo mbabwire ko Imana ibakunda. Haleluya. Abana namwe se murakundana, mukunda Imana se? Yabakoreye iki? Ubwo se ko muyikunda mwayiha iki? Imana rero niba muzi ko ibakunda mukaba mubyumva neza, namwe ubwo muzagira icyo muyiha. Uyu munsi hariho icyo nshaka kubabwira, nuko abana beza bubaha Imana, abo bana beza bubaha Imana ni abanyamugisha, ni abanyamugisha. Haleluya. Ndabashimye kandi namwe maze iminsi ntabashimira ko mwaje, maze iminsi ntabashimira ko mwakoze neza. Abana bakoze neza mu ishuri, bravo. Abana bitonda, bravo. Ariko abana basuzugura, mwebwe tuzabashakira ibihano. Muremera kwikosora? Ni byiza. Niba mwemera kwikosora, ubwo n'Imana nayo irakomeza ibiteho cyane. Neza neza irabakunda. Uyu munsi rero twaje twabukereye, twaje tubyiteguye. Namwe nuko mbega byiza. Tugiye kuvuga ku batetsi b'abanyabwuzu. Umutetsi ni umuntu ukora iki? Ariko mwebwe ntabwo mwemerewe kwirukanka mu gikoni, mushobora gutezamwo ibibazo. Abatetsi bo baramenyereye, ariko mwebwe ntimwari mwamenyera. Ndabizi hariho abana bacokoza imbabura, abandi bagakinisha umuriro, abandi bagakinisha amazi ashyushye. Mwabonye abana bahiye? Yewe mwabonye abana batwitswe n'amazi, abatwitswe n'amavuta cyangwa se amata, n'umuriro nawo, byose ibyo biratwikana umuntu agashya. None rero mwebwe ntabwo mwemerewe gukinira mu gikoni hafi y'abatetsi. Abatetsi ngiye kubabwira rero ni abatetsi b'abanyabwuzu. Aba bana bari barimenyereje guteka, icyokora bari bamaze igihe babyiga, bazi gukora umugati. Mukunda umugati? Abo batetsi b'abanyabwuzu rero nibo nshaka kubabwiraho. Ariko mbere y'uko mbabwira amazina yabo, tugiye kubanza tubwira Imana ko tuyikunda kandi ko tuyishimira kwitwitaho. Dusenge. Imana ishobora byose, Imana idukunda, Imana iduha ibyo kurya iyo twashonje, ikaduha amazi yo kunywa iyo twagize inyota, ikaturinda mu buryo bwose. Uri Imana ikomeye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uyu mwanya tugiye gutekereza ku buryo dukunda n'uburyo twitaho, uburyo wahaye abana bawe urukundo bakamenya kwita no kuri bagenzi babo. Turagusabye ngo natwe uduhe urukundo. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Abana mwe, hari igihe mwaba mwarafashe umwanya mukitegura ibirori. Mwakoze iki se? Icyo kora, hariho abana bafata umwanya
bagategura imbuto, abandi bagategura mu nzu, ugasanga bahakoropye habaye neza harakeye, bagasasa ibitanda byabo baryamaho. Abana mbese muri mwe harimo abajya bakora bya bindi ku buriri? Mwabana mwe muzihane, bya bindi nanze kubivuga ngo hatagira utwumva akaduseka, ariko murabizi, ntimubizi. Ugasanga mu cyumba harimo umwuka mubi, abandi ugasanga bahanduje hasi aho. Icyo ukora ndashimira cyane mbikuye kuri uyu mutima wanjye, abana bazi gusukura mu cyumba cyabo. Abana mukora mu byumba byanyu, dore ngize gutya, ndabashimiye. Ndetse n'ingofero nayibakurira nkagira gutya, mbakuriye ingofero abana beza bagira isuku, mbakuriye ingofero abana beza bubaha abandi, mbakuriye ingofero abana mwese 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 mwubaha ababyeyi banyu. Ariko nkanenga babandi birirwa bazerera gusa, rimwe na rimwe bakaryama batanakarabye, bakarya badakarabye. Abana banga ko babaca inzara da. Peka abana we, bakamuha ishati ugasanga umufuka yawukuyeho kera, bakamuha ishati iri ibifungo byose, ndavuga ibipesu, ugasanga yarabiciye. Bakabaha amakanzu meza, ugasanga barayapfumuye, barayatwitse. Ubu bushize nababwiye abana bandika ku ntebe, abana bandika ahantu hose, ku nzu zabo no ku bitanda no ku mashuka. Mwabana mwisubireho. Mushize hari uwafashe amakara kandi twari twamwiyamye, aragenda yandika ahantu hose ku nzu yabo. Ngezeyo nsanga yabikoze. Nawe wihane. Katwirebere rata aba batetsi b'abanyabwuzu. Ahangaha twari twasuye ni mu muryango w'umugabo witwa Frelimo. Uyu Frelimo yari afite abana 3. Mvuze ngo bangahe? 3. Kandi umukuru yitwaga Dora, ukurikiraho yitwa Sylvie, bakagira n'uwitwa Laurence. Iyo iwabo babaga begereje ku umunsi wa Noheli, bayaga bategura impano nziza bazashyira abana b'abakene, abana batishoboye cyangwa se imfubyi. Ubwo rero igihe kimwe papa wabo yaratashye, arababaza ati none Dora, Sylvie nawe Laurence, ni iki dukwiriye gukora noneho muri iyi myiteguro ya Noheli tugiye kwinjiramo? Bati tuzatanga impano. None se impano mwifuza gutanga ni iyihe? Bati turifuza gusangira n'abana b'imfubyi. Twumvise ko muri kiriya kigo duturanye hariho abana 3 baherutse kuhaza. Abo bana 3 rero umubyeyi wabo wa nyuma bari baherutse kumushyingura. Nuko birababaza, batari ko tuzajyayo. Bati none hakenewe iki? Turakora imigati. Ati none bamwe uyu munsi mama wanyu arajya ku isoko, ubu bari bujyane ninde? Barabivugana byose bamaze kubishyira ku murongo, baragenda barabihaha vuba. Buri wese umwe ati ndacana imbabura, undi ati jyewe ngiye mu bijyanye no kuvanga ifu, ahasigaye ntegure umutsima. Undi ati noneho rero ubwo uraba ukora ibyo, njyewe ndagushakira amazi nyakwegereze, byose bijye muri gahunda. Umva abana rero bazi gupanga imirimo, ntabwo barwanira mu mirimo, ahubwo barafatanya. None se bana, nange mujya mukora? Mwambwiye ko mukora mu byumba byanyu hakamera neza, ariko hari n'abatazi gusasa, bakaryama batanakarabye, ibirenge byabo ugasanga byuzuyemo itaka.
kandi sha mwabana mwe muzarwara n'amavunja nimureba nabi. Abazimu bo mu birenge. Dora, Sylvie, Laurence bagiye mu kazi. Ngaho baratetse umugati mwiza barawuhishije. Burya rero hariho abana bakunda gutanga impano. Aba bana nabo ko ari batatu mbabwiye. Dora, Sylvie na Laurence. Bari bavuze bati buri wese kandi araba afite uwe mugati. Hanyuma tuzajya kureba abo bana batatu bazanywe muri kiriya kigo cy'imfubyi. Bigaragara ko aba ngaba nta muntu wari wamenya ko bahageze bazabazanire impano yabo. Barabinoza, umutsima barawuteka cyangwa umutsima cyangwa umugati barawuteka urashya, hasigara ko uzawujyana ku munsi w'ejo. Maze papa wabo abashyira mu modoka. Buri wese atwara wa mutsima ku isahani cyangwa se urya mugati awutwara ku isahani ku gikoresho cyiza pe. Wari umugati urimo guhumura. Uwo mugati uryoshye bawukoze nk'impano bagiye gutanga kuko bumvaga umutima mwiza wabo ubahata ubabwira ngo mwihute. Ariko baragiye bajya kureba umuyobozi w'icyo kigo cy'imfubyi. Baramubwira batumva rero twebwe twashatse guha impano abana bo muri iki kigo duhereye ku bana batatu baje ejo bundi. Wa muyobozi w'icyo kigo ati burya mwabimenye ko baje ngwi. Arabafata arababazanira aho ngaho barahagarara, maze Dora, Sylvie, Laurence nabo bahagarara ku murongo. Buri wese afata umutsima cyangwa se afata umugati. Ariko ubundi umugati witwa n'umutsima. Kandi mwagize ngo nibeshye. Umugati hari n'abavuga umutsima. Neza da. Mutavuga ngo sogokuru ngo ubwo ari sogokuru ngo arimo kuvuga imitsima gusa kuko ari yazi ntago azi imigati. Nzi umugati nawo nzi no kuwukora. Nunsura uzabibona ko mbizi. Aba bana rero buri wese amaze kubona bahereza uwa mbere umugati. Ya migati itatu. Nuko uwa mbere aravuga ngo yo uyu se burya nk'uwanjye. Uwa kabiri nawe baramuhereza arashimira. Uwa gatatu abaravuze ngo murakoze, yari mutoya, murakoze. Hari uwavuze nkamwe nk'uko muvuga. Nuko barangije wa umuyobozi wabo aravuga ati kambareke ndebe uko aba bana bagiye gukoresha impano zabo. Baragiye binjira mu nzu yabo baryamagamo. Muribaza ngo byagenze bite? Bari bategereje umunsi wa Noheli wagombaga kuba ejo. Arabareka kuko bagenzi babo bandi bo impano zabo zari zihari, bagombaga kurara bazibonye nabo. Ariko aba batatu nibo bari babuza babazanira. Umwanya rero Imana yarabikoze, nabo bari bagiye kubona, bari bamaze kubona iyabo. Nuko rero ubwo mu bana bose bari bahari, umubare wabo wari ubaye 12. Uwa mbere ageze mu ijoro yumva adakwiriye kurara atariyeho. Arabyuka aryaho. Uwa kabiri nawe arabyuka aryaho. Ariko wa undi wa mbere arongera aza kubyuka nijoro arawurya arawumara. Wa undi nawe uwa kabiri amaze kuryaho abika igice. Ibi bintu byari bifite ibanga. Uwa gatatu
we yaravuze ati uyu mugati sinkurya njyenyine, ahubwo nzawusangira n'abana twasanze muri iki kigo. Ntiyaryaho na gato, bararyamye. Bwakeye mu gitondo wa undi wariye wa mugati wose, kubera ko wari urimo ibintu by'amasukari n'amavuta byinshi, bucya yarwaye mu nda. Abyuka ataka mu nda, ariko bamenya ko yakoze ibintu bibi. Yariye umugati wuzuyemo amavuta n'isukari byinshi, nk'uko nange byabagendekera mwariye ya indi bita gato. Iyo wariye byinshi bibabaza mu nda. Ubwo si ubusambo. Undi rero wari wawubitse yariyeho igice. Bwakeye umugati we wabuze. Abasigaye umwe gusa wanze kuwukoraho yawubitse, maze arawufata nk'umwana mwiza, aragenda asanga wa muyobozi wabo, aramuhereza ati rero uyu mugati banzaniye ndagira ngo ukatemwo ibice 13. Undi atese kuki uvuze ngo ni nkatemwe ibice 13? Aramubwira ati harimo 12, ibice 12 byacu na kimwe cyawe. Mu gihe abandi bariye, umwe yariye bucya byaboze kuko yariyeho igice, ubwo n'ubusambo yaririye mu gitanda, undi nawe yari yaburiye arawumara, ariko uyu mwana we yiyemeje kubaha kandi imigati yabo yaranganaga. Nuko barangije ahamagara abana bose arabahereza ati dore umwana wiyemeje kurya gatoya ariko agasangira n'abandi. Bose ati mwese ntimwabonye impano, none kuki uyu nguyu ari we wasigaranye impano kandi akaba ashatse kuduha twese? Abandi baratangara, ngaho rero ni mu muhamashyi. Uyu mwana agira umutima mwiza, uyu mwana afite umutima w'urukundo. Abana mbese abantu nk'abo mwaba mubazi? Abana nk'abo bifata nka wa undi wo uriya akawumara, si nka ba bandi baha ibiryo bakihisha bakabirya bakabimara, ugasanga bariye n'iby'abandi. Mbese muri mwe harimo abana biyemeza gutanga kugira ngo basangire n'abandi? Abo ni beza, mbahaye amashyi kandi ndabashimira mbikuye kuri uyu mutima wanjye. Abana ndabashimiye. Nuko wa muyobozi wabo aravuga ati rero Imana ni umubyeyi mwiza, ifite abana bose, abantu bari ku isi bose ni abana b'Imana. Niyo mpamvu abayubaha bazajya bagira imigisha myinshi. Abaha urugero rwa wa undi wawuriye bugacya wabuze, undi nawe bugacya yarwaye mu nda, ariko abereka ko wa undi wasangiye n'abandi afite ubuzima bwiza kubera umutima w'urukundo. Abana mwe turararikirwa kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Niko Bibiliya yavuze ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Yesu yifatanyaga n'abantu bababaye, yasangiraga n'abandi kandi agakorana nabo, akabafasha mu ntege nke zabo kandi akabakomeza. None se muri aba bana basuwe bagahabwa imigati 3, nabo ari 3, wahitamo kuba nde? Wahitamo kuba wa wundi wabonye umugati we akawurya akarara wurya mu buriri ugacya washize yanarwaye mu nda? Wahitamo kuba wa wundi wariyeho igice ugacya umugati we wabaye nabi waboze? Wahitamo kuba wa wundi utarakozeho na gato ejo agashimishwa no gusangira n'abandi? Uhitemo uzaba we niba ushaka kuba umwana w'Imana. Ndashaka kureba uzajya yemera gusangira n'abandi. Ubu ni ukuvuga ngo uzamera nka wa mwana wundi. Ngaho haguruka turebe. Ugiye kuba agasambo ninde? We niyicare agiye kuba agasambo, ariko utazaba agasambo nahaguruke. Imana iguhe umugisha, ukadusenga Imana noneho nanjye yishimire. Imana ikomeye turagushima. Sogokuru anejejwe nuko hari abana bahagurutse imbere yawe kandi uri kubareba.
aba ni abashaka kugira urukundo kandi bakazajya bemera gusangira n'abandi. Iwacu mu rugo dufite abana badashaka gusangira n'abandi bigize udusambo. Mana ubababarire. Turifuza gusangira na Yesu kugira ngo azaduhe n'ubugingo buhoraho kandi uzabidushoboze. Mu izina rya Yesu wacu tubisabye, amen.